mbere kuko umukinnyi ntabwo azanwa na prime cyane. Iyo muvuganye ntabwo muvugana ngo nzaguha prime imeze gutya, muvugana ku mushahara uzajya umuhemba. Rero kuba wagenda kuri prime ariko ukibagira umushahara ntabwo byari ibintu byiza muri equipe ya Rayon Sports. Ikintu ikora nihembe abo bakinnyi bose umushahara kwa 12 ubundi ibone kuba yashaka abandi bakiri, dore ko equipe ya Rayon Sports muri iyi minsi ntabwo imeze nabi. Yitwa Rayon Banega. Banega araza ari n'ikindi gikinyi nacyo cyataka ngo cyo nimero 9 cyavugamo ubwo je ngo nasomaga ikinyamakuru cyitwa The New Times cyano mu Rwanda cyandika mu nyuma yo kuva muri equipe ya Gitinyiro abakinnyi bavugwa equipe ya Rayon Sports ntabwo bishoboka ko natwe tutabura kuvugaho ibikoko. Hari ikinyi cy'inya Burkina Faso yego cyitwa Arasane Zeba nacyo ngo Zeba ariko Arasane Zeba mu minsi ishize equipe ya APR Football Club nayo yigeze kubimuvugwamo. Hari abakinnyi usanga baravuzwe cyane muri APR cyangwa muri iyo ugasanga nk'uyu Fadi Bayo nabandi cyitwa Arasane Zeba ni cyakinnye mu makipe arimo zo muri Cote d'Ivoire za Stella Club yakinnye muri Mobirigi. Urumva amazina amazina ntago ari umukino ufite save ikomeye cyane ariko no umukino ushobora kuba bitsinda ko nko mu ikipe mu Mubirigi yakinnyemo mu kiro 16 19 yatsinze ibitego bijya kuri 6. Ni ikipe yari kiri mu makipe y'abana ntoya ntago bishimiye service ze baramurikura. Yitwa Arasane Zeba ifite imyaka 21 y'amavuko. 21 cyari umwana. Ngiye kuvuga ikintu ku ikipe ya Rayon Sports. Rodrigue warabizi muri iyi minsi ndavugisha ukuri ntabwo ndi guca ibintu ku ruhande ngo wihaye gahunda yo kuvuga ngo mu gihe ukiri kuri iyi mikoro uzavugisha ukuri niyo mpamvu ndi hano. Ngaho gira ibitangaza kuri equipe ya Rayon Sports kugeza kuri ubu ngubu tubona Rayon Sports ni byiza kugura abakinnyi kuzana abandi kuko urabona ko birakenewe. Urabona ko championnat phase retour izagorana. Yego gusa ngiye gutanga ubutumwa bumeze bito. Warabibonye ko mu minsi ishize Azizi Basane yaragiye, Nseyimana Aimable yanga imyitozo kubera ikibazo cy'amafaranga. Mbere yuko hazamo abakinnyi nufata umukinnyi ukajya kumuha recruitment ya miliyoni 20 hari umukinnyi ufitiyemo recruitment y'umwaka ushize umufitiye ideni ry'ukwezi gushize umushahara umva ni nandi bazaba bari mu kibuga murare nayo nandi Rayon Sports yatangira gutakaza imikino bitari ngoma. Kandi nemera ko uyu ni umwaka wa Rayon Sports kuko Rayon Sports idatwaye igikombe ntacyo bafite byo kuvuga kuko ntabwo APR yo nitagitwara nibyo yatwaye bine byikurikiranye. Ari ibindi iri gutegura wenda nta mpamvu irengera ikipe ya APR cyangwa Rayon Sports kuba idatwara ibikombe. Zo ni ikipe zari mu bikombe. Oya wenda APR aciyemo igikombe umwaka umwe nitwara iki gikombe kugira ngo byemere bakoze icyo nicyo bita impinduka bahindura guhera kuri president w'ikipe kugeza hasi. Donc nta APR cyangwa by'umwereka APR noneho nta mpamvu nimwe ifite yo kutatwa igikombe. Ibyo washaka izindi nzira ubibizamo. Oya nge dore ikipe mbona idafite impamvu nimwe yo gutakaza igikombe. Ikipe yitwa Rayon Sports usoje phase uyoboye irakomeza urusha APR amanota 5. Rayon Sports urabizi ko heruka igikombe cya championnat 2019. Urabizi ko n'uyu mukeba nawe umaze sezo zinga utanamutsinda. Ibyo byo si ikibazo kuba ikipe abayita ari gutsinda indi. Ariko Rayon Sports kugira twemere ko hari cyo wakubaka gikomeye wagiye mu matsinda turishima. Abanyarwanda twese turishima ku ikipe yacu igeze kure. Gusa kugira usubireyo hari ikintu usabwa gukora. Itingike wakagikoze yisezo ko ndakubwira neza APR yisezo ibuze igikombe byatuma sezitaha n'umupira w'amaguru wacu ukomera kuko APR yazari indi sezita akoreye Sport APR ni gutwara igikombe. Izo nubundi zagura ishaka amatsinda sinzi ko nubundi umwaka utaha wazakitwara uko APR nabona iyi sezo irangira akabamo impinduka nyinshi. Ndetse no muri iyi sezo nge mo hagati hari ikintu niteze muri APR. Rero Rayon Sports mbere yo kujya gutanga amarecruitment no kuzana abandi bakinyi mubanze mukemura iby'imbere muri team kandi isoko ryigura n'igurisha rya buri minsi mike. Mubi rero nabyo mugomba kubikemura mbere yuko isoko ryigura n'igurisha rifunga. Rizarangira no ku kwezi
tariki 31 maybe tariki 31 bigere wishyuye abakinnyi ubere muri Kritoma bizaba byiza weba none n'aba bakinnyi bo konka ikipe bayibamo ntacyo bari gukoramo ko ari igihe wakisanga kuko muri iyi minsi usanga ama ekipe yacu afite abakinnyi benshi bari aho bicaye badakoreshwa kandi bahembwa ko kwezi usanga ikipe nyine iri kugira wa mubare w'abakinnyi benshi bari aho ngaho ariko nta musaruro bari gutanga muri ekipe mani aperi ndabihuza na aperi hari reaction nziza yagaragaje abantu batashatse kwitaho nibyo wowe Kidibere turabizi ko tuguhaye igihe wanabikora gusa ntago dukeneye umusaruro wo kuguha igihe aka kanya dukeneye nibyo mbona na Rayon Sport nimba igifitemo abantu bitwa ba Rudasingwa Prince ikaba igifitemo ba Majariwa mwana abo ni abantu batakagombye kuba bari muri ekipe ya Rayon Sport. Arega iyo ugiye kuva gutyo rero ujye unatekereza ko leta y'amakipe dufite hano mu Rwanda urabwira Rayon Sport ngo yishyure tekeza ariko Majari w'amafaranga bamuhaye imerekeza none se ko bari muri ekipe tukamuhemba basuka buzinga amafaranga ndi kugenda nyagabanya mu minsi uzi gufata miliyoni zirenga 20 ukazi kubita umukinnyi Rayon Sport nuze yahembwaga ngaye impossible Kidibere muri aperi yahembwaga ngaye soje mwanga aperi ngo amafaranga muri aperi si ikibazo oya nyene yahembwaga ngaye ntabwo nyaza ariko amafaranga amaye ntabwo yaburaga byose na amafaranga iyo yamva bazambwira ikintu ushaka Rayon Sport yaburaga ibihumbi nka 3 yahembwaga ku kwezi nabyo Kidibere 3 nabyo oya abandi bazananye barahembwa 7 3 ntabyo reka dufate 2 bamwishyuye amezi 6 amezi ubwo ni miliyoni 2 n'andi bamuhemba ku kwezi ari nandane yahembwa yirimo mu mezi 50 naho icyo mbona bagakoze nk'uyu mwana ngo ni Prince ni umukinnyi mwiza utanga icyizere muje nava mu mvune kuko ndabyumva ubu bwari mu mvune nava mu naga umukinnyi wo kuguma muri Rayon Sport ubwo Rayon Sport akagombye kureba nk'indi kipe ikabimutanzemo akaba azamura urwego uko ni umwataka mwiza njye naramubonye rero Rayon Sport kuzana abakinnyi ni byiza kuba mwabazana gusa mbere na mbere babanze bakemure iby'imbere muri team kuko ndemera ko abahari batwariye shampiyona bagiye babitwereka uburyo bagiye bitwara wagerageje kandi Robert ubona uburyo abakinisha ubona ko yatangiye kumenyerana nabo kandi abakoresha neza kubona ari kubyara hari ikintu ifite aperi idafite Rayon Sport ifite umutoza mwiza uzi gutwara shampiyona icyo bivuze uzi ko bidasaba abakinnyi beza gusa uzi ko bisaba kuba inshuti n'abakinnyi kurusha ibiri muri mukeba iyo ni karita nyine yifitemo ubwe kuko buriya abatoza bose ntabwo ariko babasha kubifite n'abakinnyi kuko buriya ikintu Robert nyine yifitemo kirenze n'ikibandi batoza hafi ya bose soka rumanga bidasanzwe ahubwo no umutoza ushaka kuza bitewe n'ukuntu ari hamba ku bakinnyi be uribuka nka 2018 aza Jaberi Kevin bari abakinnyi basanzwe ariko niwo mu matsinda niwo bamutwaraga donc arafite ukuntu nyine azaka kongera icyizere abakinnyi ukano mu kinnyi wese nyine afite icyizere cyo gukina basefanga bari abakinnyi basanzwe ariko yaraje abagiye abakinnyi badasanzwe n'iki kintu arusha abandi batoza hano mu Rwanda akaba umutoza nyine wisanzura cyane ashobora kuza akakubwira ati ngiyewe ndi gukina nka niyo wazana Barcelona ngaho twayikubita donc no mutoza nyine ugira confidence uri hejuru n'icyo kintu yego ku ikipe ya Murera reka tube tugarukiyeho ngaho mu gihe bitaraba confirmed Murera na transfer nimwe ira confirma muri izi transfer zo mu kwezi kwa mbere ubwo reka dutegereze turebe Rodriguez niwe watubwiye ngo bategereje kuzana rwose abakinnyi buzuye ku kibuga cy'indege tukabakira rimwe ubwo reka dutegereze turebe uburyo biza kuba bimeze ikipe ya Vision Football Club yasinyishije umunyekongo mukiye ukina w'umukongomani ukina hagati mu kibuga yitwa Zabibo Pascal yakinaga ikipe ya RC Promesse de Dieu yiwabo yasinye amasezerano y'umwaka n'igice ikipe urayizitse aya yanayonze nibwo bwa mbere amatwi yanjye ako ikipe ya Vision mbona none yigoye cyane yakoze transfer y'umusore witwa Esenu naho ndeba nsanga wundi Esenu kugeza kuri uyu munsi ibitego travaye nyina tanga tuzi muri sport sanga ikipe ya Vision kuri imyanya yanyu asuka yabuze ibitego no Vision ukuninganya ibitego na aperi maybe ni aperi terosha ibitego bibiri ndeba neza difference y'ibitego urareba ugasanga Vision ni ikipe ifite abakiri ku mukino yagutsira ibitego bibiri mu mukino umwe uyu ngwi Darusira ko mu mukino bakinnye na Mukura
yego uzi njya hano urebe uyu nguyu uyu munyarwanda wacu nuze Onesme utsinda hat-trick donc attaque ya ushobora gusanga mu bitego bitandatu uyu wakina hagati mu kibuga nyine ndi kuva ku transfer ya SN tabonye umwana wo kuvugaho ariko kuba ikisinyisha umukino hagati mu kibuga ni sawa cyane ikibazo ifite ikipe ya Vision cyane gikomeye cyane ni muri defense kurenza andi hantu hose ko yatsinzwe ibitego byinshi urebye nka match ziheruka ushaka gusanga match itinjije igitego ari nkeya donc ifite attaque nziza kugeza kuri uyu munsi ni makipe maze kwinjira igitego 16 apere banza 18 usanga nyine iri muri third class iri mu makipe nyine ujye kushyira mu cyiciro cya gatatu iri hafi ya za peri mu binjije ibitego byinshi inganya na polisi ibitego yinjije yego umva rero abantu banditse iyi nkuru ikintu nabo tugira nyine uburyo dutaka umuntu uyu mukinnyi ngo babona ko ari umukinnyi mwiza bamubonye mu mukino wa Vision Football Club wagishuti yakinye n'abanyamahanga bo mu Rwanda badafite amakipe bahita babona ko ari umukinnyi njyewe ikintu nabwira abanyarwanda ntago nje abakinnyi nk'aba ngaba kuko nje bashobora kukubwira ko afite imyaka mike gusa nje ndirebye isura ndabona ko ni umukinnyi ko nta hantu ndabona imyaka ni umukinnyi ukuze erega ntabwo twita akakanya tuvuga ko ari umukinnyi gutyo bakinnyi uko nguko witwaye gutya kuba wamubona mu mukinnyi mukibona ko yitwa ari umukinnyi mwiza ni ibintu bishoboka pe ushobora kuba wazi umukino umwe ukitwara neza ariko indi mikino bikanga wenda icyo twavuga ni ukumuha icyo gihe nawe tukabanza tukareba uburyo yitwaye uburyo yaje avugwa kuko umukinnyi ashobora kuba yanaza atitwara neza tukamujyaho tukavuga ko ari umukinnyi mubi ariko igihe kikaza kugera akitwara neza byanashoboka ko niyo abakomodore bavuye ku Womena nta makipe bari bafite kuri icyo gihe aho n'umukinnyi aza mu Rwanda ati nzashaka ikipe nzayibona akomodore ku rwego yariho kumushyira mu kipe nka Vision nta gihombo uko muri sport Komodore orokwe ako nawo wibuke ntabwo ari umukinnyi mane waje muri Nuzi ntabwo ari umukinnyi waje mu kwa mbere Komodore igihe cyose yakazira nenjaze kuvuga ko Komodore abaye ari umukinnyi mu kipe nka Vision nta gihombo kirimo reka nkubwire rero ikipe ya Vision niba yarebye neza ni sawa reka nje banze muge tunasozaho nje momo ndavugisha ukuri muri iyi minsi mu mikino 15 ibanza ya shampiyona yasoje ku mwanya wa 15 n'amanota 12 ifite umwenda w'ibitego 7 ibyo urumva mu bwugarizi harimo ikibazo gusa nago mbona ko umukinnyi nk'uyu nguyu ari umukinnyi wo kuza gufasha Vision cyane ku buryo ari mu kwa mbere tariki 8 no 8-12 bidasubirwaho ni 12 bidasubirwaho bya confirmwe champion izatangira ni iminsi mike bafite yuko bari kumwe nawe reka dutegereze turebe rero nago navuga ngo ni umukinnyi mubi cyane umukinnyi mwiza ibyo kibuga kitweretse nibyo dufata ubwo mu kibuga natwereka ko agomba kuba aza muri champion y'u Rwanda ubwo tuzabibona cyangwa ubwo sinzi bizaterwa n'uryo tuzamona reka mbivuga uko nguko ubwo ni nibyo ku ikipe ya Vision tunyarukiye mu gikombe cy'amahoro ku munsi w'ejo barakinye amakipe atandukanye muri raundi ya kabiri ni umukino ubanza mu ijonjora rya kabiri ry'ibanze Musanze mu rugo Musanze mu cyiciro cya mbere yatsinze Muhisimbi yo mu cyiciro cya gatatu ibitego 2-0 AS Kigali yo mu cyiciro cya mbere mu rugo yatsinzwe n'ikipe Etincelle ibitego 3-2 Nyabihu Young Boys yo mu cyiciro cya gatatu yatsinzwe n'ikipe ya City Boy mu rugo ibitego 3-1 UR yo mu cyiciro cya kabiri yatsinzwe na Nyanza yo mu cyiciro cya kabiri ibitego 3-0 UR iri mu rugo AS Muhanga yo mu cyiciro cya kabiri yatsinze Etoile de l'Est yo mu cyiciro cya kabiri igitego 1-0 Intare zo mu cyiciro cya kabiri zatsinze Evoire Olympique ibitego 2-0 United Stars yo mu Kabagari yatsinzwe n'ikipe y'Amagaju mu rugo ibitego 4-0 umukino wabo umufana yavuye rwose ngo ikigaje gushimira Amagaju iriya foto nayibonye burya abafana tujye tububaha kuko umufana hari ikintu abatekereza muri we hari ikintu kiba cyabaye ku buryo batagitekereza ariko umufana kikamujya mu mutwe akumva icyo kintu kiri bumujyemo akemera akava ahantu runaka akabwira ngo ngiye ngomba kugera ahangaha gufata ugatega ukagera hari ujyanye icyapa cye wakoresheje ati ngewe nta kindi kintu nakwitura Amagaju
kuba warafashe ukantsinda ekipe ya APR nibyo Mourinho yigeze kuvuga yaravuze ngo mubundi mu ikipe umuntu ukwiye kuba yubahwa kurenza bose ni umufana ni umuntu wa mu ikipe adahembwa nta kindi kintu icyo ashinzwe ari kwinjiza amafaranga ahubwo mu ikipe. Hari abantu babaramenya agaciro ko gufana ikipe ukayikunda nta kuvuga ngo nyikurikiye hiki ambiance undi rero dukeneye abafana nk'aba ngabo. Ikintu kimbabaza se ikintu kimbabaza amakipe yo mu Rwanda nuko akenshi akora ibintu nk'aho ibyo bakina ari ibintu byabo ntago baha abantu nk'aba ngaba agaciro. Reba umufana kuva i Kigali ashyira impano y'icyapa amagaju ati nta kindi nakwitura. Uriya mugabo ni ukuri kw'Imana azi icyo bita gufana, arafana kandi anakunda ekipe.